Filime yacu ni hano twari twayigarukirije. Uyu mukobwa Edna aho yaragize ngo abonye akazi wenda agiye kujya abona imirire, agiye kujya abona aho aryama. Undebere nawe ku kazi baramwirukanye, kandi wibuke nta muntu n'umwe muri famiye agira, nta nshuti agira, n'ubu buzima yari yibereyeho bwo ku muhanda. Ubu se ari buze kuzibandwa zerekeza he noneho? Ubu tayari ahangaha ubuzima bugiye kumukaranga. Ahangaha nyine iyo umuntu ageze mu bibazo nk'ibi atangira kwibaza ikintu yacumuye ku Mana, akibaza ikintu yaba yarayitwaye rwose akakireba akakibura. Ariko nanone buriya buri wese agira igihe cye, agira igihe cy'ibisubizo cye. Yicaye ahangaha rwose ararira, amarira n'amarira, ari kwibaza ahantu ari buze kwerekera nyuma y'ubuzima bubi yari yibwiye ko avuyemo. Ahubwo nibwo atangiye ubundi buzima bubi kurusha ubwa mbere. Ubwo agiyemo noneho bwo buteye ubwoba. Ibyo byarabaye ndetse tuvuye hariya bari kubaka hariya Edna yiberaga, twagarutse hano mu rugo kwa wa mukire. Uyu mukire yitwa Zadi. Yaratahutse mu kugera ahangaha asanga girlfriend we rwose bayicaye hano mu rugo amutegereje. Wibuke girlfriend we yitwa Martin. Uyu mugabo yaje aje kumuhobera avuga ati "Oh baby", ndetse ataramuhobera uyahita avuga ati buretseho gatoya, ndavuze ngo ntago ushaka kuguhobera rwose, genda ubanze ukarabe kubera yuko utanyanduza nyagasani. Ndetse uno mugabo nta bifumbire yari yikoreye, nta bitaka yakoragaho, ariko umugore we ati genda ubanze ukarabe utanyanduza ubone kumpobera. Uyu mugabo avuga ati kugira ngo nze nguhobere gende mbanze nkarabe, nibyo uri gushaka kuvuga. Ati cyane rwose wabyumvise, kandi wabyumvise ukuri. Ndetse uyu mugabo avuga ati intoki zanjye ngende zikarabe kugira ngo nze nguhobere. Uyu mugabo aribaza, ariko si umuntu koko ubundi tubana buri hari igihe kigera nyine umuntu akakwiyereka ukamubona bitandukanye nuko wari usanzwe umuzi. Ndetse si ubwa mbere twumvise no mugabo yicuza. Arangije avuga ati okay, nta kibazo, ibyo tubisimbuke. Ahubwo nahoze nibaza, hari ibyo kurya ko nuri kumva nyine mu gifu ibintu bimeze nabi, ndashonje muri aka kanya, byaba byiza uramutse umbwiye ko ibyo kurya biteguye, hanyuma rero nkajya ku meza. Ndetse Martin arangije aramubwira ati erega humura nta kibazo, ibyo kurya birateguye, wowe icyo ngusaba ni kimwe gusa, genda ubanze ukarabe rwose. Niwava gukaraba uraza usanga buri kimwe cyose gihari. Uyu mugabo avuga ati okay, nta kibazo. Gusa uyu mugabo yicisha bugufi, twaramubonye kuva na mbere hose. Ni umugabo uvuga makeya kandi ukavuga amagambo ari mu rugero. Yitegereje umugore we, umugore wanjye usigaye umbwira ngo ngiye gukaraba kugira umuhobere, aramwihorera arigendera. Tuvuye hariya twagarutse muri bwa buzima bwa Edna. Wibuke ino nzu abamo nta muntu n'umwe uzi ko ayibamo, kandi nanone ino nzu abamo ni inzu batararangiza kubaka, ni inzu bakiri kubaka, nta miryango ifite. Ndetse urashobora kwibaza ngo hagize nk'abagizi ba nabi bahaza, esha yabacika byagenda gute? Tuvuye aho ngaho twigarukira muri rwa rugo kwa Zadi. Zadi aranga ategereje ko umugore wamuzanira ibyo kurya, yaravuye gukaraba ndetse yaranashonje cyane. Twari twabonye nyine yiriwe hariya ku nzu yo bari kubaka. Ndetse bidatinze muri ako kanya Martin yahise amuzanira ibyo kurya, azana ibyo avuye kugura, nta nubwo ari n'ibiryo yari yateze. Ndetse uyu Zadi arangije aramubaza ati ariko baby reka nkubaze, ubundi uzahora ujya guhaha ibyo kurya ugura ibiryo bitetse, ahangaha nta biryo bihari? Wajya uteka ibiryo byacu tukaba ari byo twirinda? Ati baby nawe rero uragorana, ibiryo ntago ari wowe wabihashye, nakoresheje amafaranga ndagenda ndabizana, sinigeze nkubwira ngo ntware unjyane. Ati ariko nyine icyo ndi kukubwira ni ukugira ngo nkumvishe buryo ki ugomba guteka bya biryo tuba twahashye, ubona bizaribwa nande. Ndetse yaravuga ati erega humura tuzaba tubirya baby, ntugire ikibazo rwose, ibiryo njye nzajya mbyitaho. Ati baby urakomeje koko, biriya biryo bizagaga. Ndetse uyu mugore wumve ko atashoboraga no kujya mu gikoni, yabyangaga kubi. Yarangije aravuga ati erega ntabyo kugaga, ari njyewe nawe se ninde ubu byitaho? Nigenze uko muri stock byifashe. Ati ubwo rero nta n'ingaruka bizatera nyine kuba tutari kubirya, kubera yuko nzi igihe tuzabirira. Ndetse umugabo ariyakira nta kundi yari kubigenza. Uyu mugore agiye kugenda, umugabo ahita avuga ati nta no kuzana isahani ngo unyarurireho, nose uri kumva ndibuze kuriya muri kano gasorori aka kantu k'agaparasitike uvanye hari uvuye kubigura? Yarangije aravuga ati okay, niba udashaka ukariramo
nta kibazo nabifata nkabihavana. Ubwo bidatinze ahita bifata akabijyana. Amaze kurya tugaruka hano mu cyumba, umugabo aza kureba muri ka gasanduku abikamo amafaranga asanga havuyemo amafaranga menshi. Yarangiza akavuga ati Martin, ndashaka kunsobanurira neza. Kare nkubwira ngo uze gukora amafaranga mwahanga. Waba wakuyemo amafaranga ngana iki? Ko mbona bidasanzwe ibyo mbonye bitandukanye n'ibyo nari niteze. Ati none baby, ikibazo ni amafaranga. Waje subura amafaranga, waje bigenda gute nyine ku buryo ushobora kumbwira mu buryo umbwira ngo ikibazo ni amafaranga yabuze. Wiravuga ati baby, nakubwiye ati ugende ugure ibishoboka kandi bikenewe, ariko ntunguye cyane n'ukuntu waje ugafata amafaranga yose. Nari nzi ko rwose uri buze gushyira mu gaciro ugafata amafaranga yose ukayajyana. None se uko wayamazemo wari ugambiriye iki? Wumvaga biri buze kugenda gute? Ndetse uyu nguyu arangije avuga ati okay, amafaranga rero nagiye nguramo telefone. Nakomeje kukubwira inshuro nyinshi ngo nguriye telefone, nkabona uri kubyirengagiza ukigira nk'ari nta mafaranga ufite. Ati none no musi nyine wampaye uburenganzira urambwiye ngende nkuremo amafaranga nkeneye kandi nayo nari nyikeneye. Ati ugushatse kuvuga ko amafaranga yose twari twarapangiye icyo tuzayakoresha wayakoresheje muri iyo phone uzayimarana igihe kingana gute? Uzayikoze iki? Mbwira neza. Ndetse yatangira kuvuga ati icyo ugomba kumenya ni kimwe buriya, nagira nkubwire ko ibyo wanyimye nuzajya umpa uburenganzira nzajya mbyiga. Unyima amafaranga yo kugura phone kandi wowe ufite phone nziza, uba wambaye neza, naguzemo n'imyenda. Okay, nta kibazo ndabyumva. Bisobanuye ngo amafaranga urayakeneye ngo uyaguremo phone, uyaguremo imyenda, ubundi urugo rusenyuka uri kurureba. Hanyuma urugo ni rwamara gusenyuka se ndashaka nanjye kusobanurira. Uri kumva hazakurikiraho iki? Kandi umbwize ukuri utambeshye, umbwire ibi bintu ahantu bizakugeza. Martin, tekereza nk'umuntu mukuru, nk'umuntu ushaka kubaka. Atugushatse kuvuga ko nta bitekerezo mfite. Ibyo nakoze byose nuko nari mbikeneye, kandi nawe wibuka mu magambo wambwiye ngo nze kugura ibyo nkeneye mfata amafaranga. Nanjye rero ntabwo nigeze mfata amafaranga y'ibyo ntakeneye, nafashe amafaranga y'ibyo nkeneye. Nyagasani. Uyu musore arangije aravuga ati okay nta kibazo, ubwo koko wafasha y'ibyo ukeneye, ariko ntari bitureka kubitindaho. Ibyo bimaze kuba barakwereka mu rukerera rwa kare Edina atarabyuka. Baje mu kazi bumva umuntu ari kugona. Ubwo bidatinze wa mu boss Zadi nawe yari ahari, ndetse na wa mwenjenyeri. Arangije avuga ati enjenye, ahangaha habaye iki umuntu uryamye haninde? Enjenyeri afata ikibando akubita ahantu kuri Zimbabari uyu mukobwa Edina yari aryamye. Arangije Edina ahita akanguka ati uyu ni wa mukobwa rero nari narahaye akazi. Ndetse uyu mu boss Zadi yahise asohoka yihuta. Mu gusohoka yihuta enjenyeri nawe aravuga ati boss buretse ho gatoyi, ati muko ibiri buze kuba byose uze kubyirengera ndaje. Ndetse bidatinze akimara gusohoka hariya yahise asohoka hanze avuga ati sobanura neza gute uha uburenganzira umukobwa nk'uri akaza ukamwemerera akaza kuryama muri ino nzu itubatse, iyi nzu itararangira? Uri gutekereza ko aramutse apfiriyemo ari nde byabazwa? Ni njyewe cyangwa ni wowe? Ndashaka kunsobanurira neza. Kandi ubushize ubwo mperuka ahangaha nakubwiye ko ugomba kugira icyo ubikora, umbwira ko ugiye kugira icyo ubikora. None ndashaka kumenya icyo wabikozeho ni igiki? Ni iki kintu wabikozeho kingaragariza ko uriya mukobwa wamwirukanye mu kazi atari wowe wamuzanye ngo ajye kurara hariya ajya aryama hari? Ndashaka kusobanurira neza. Ati boss ndarahira n'izina ry'Imana rwose singe gukubeshya, uriya mukobwa ntago nzi ukuntu yaje mwahanga. Ati rwose ubwo wamaraga kuhava nahise mwirukana, ariko nyuma nanjye naratunguwe n'ukuntu yagarutse hano. Ubwo no mu boss aramubwira atagira icyo abikoraho ahita yigendera. Sasa enjenyeri n'uburakari bwishira avuga ati uno mukobwa nteranyije na boss, wese nze ndaje nkwereke. Uyu mukobwa ngomba guserera nawe, ntago nabyihanganira. Ubwo muri ako kanya Edina yahise asohoka n'ibitotsi byinshi. Ndetse uyu mwenjenyeri aramubwira ati ndashaka gusobanura neza, ninde waguhaye uburenganzira bwo kuza kuba muri ino nzu? Inzu itaruzura, nta n'isoni wowe? Narakwirukanye, ahubwo mpora nibaza kubera icyo kiranga ahangaha uhamara iki? Ndashaka kukubaza umara icyanga. Ati rwose mbabarira nyakubahwa, nahandi hantu nari mfite ho kujya, ahangaha honyine niho niryamiraga
nta handi hantu nari mfite ho kujya kuba naryama rwose sinjye gukubeshya. Atumva reka nkubwire rero, ngiye ibyo nta mpuhwe ngufitiye kubw'ibyo, hita ugenda ubwira ababyeyi bawe unyerekana ababyeyi bawe baherereye. Ati rero nyakubahwa sinjye kukubeshya rwose, nta handi hantu mfite ho kuba, kandi najya mubwiye ko nta n'umubyeyi n'umwe mfite, nta muvandimwe, nta n'inshuti, nta muntu n'umwe mfite. Ndetse yarangije aravuga ati ndabyumva nyine, none si ibyo ngibyo uri kumva ngewe byanyongeraho iki? Ibyo ni akazi kawe kandi uri no kumbeshya, ibintu uri kumbwira uri kumbeshya, jya kunyerekana ababyeyi bawe bari. Yarangije aravuga ati rwose nyakubahwa reka nkubwize ukuri, mu rugo rw'iwacu nijye jyenyine rwose wari uhasigaye. Ndetse atangiye no kubivuga amarira aramuganza, atangira kurira cyane. Uyu mugabo aravuga ati kutambwira se nyine, njyana ahantu uba, unjyana ahantu ababyeyi bawe batuye, mbabaze ukuntu wanze gutaha icyo wakoraga. Ati nta mubyeyi n'umwe mfite, ndi imfubyi, nta nshuti, nta n'umwe wo mu muryango, ndetse nagira nkubwire ngo nta murumuna wanjye, nta mukuru wanjye, nta na musaza wanjye, nibereho mw'ubu buzima gusa, ndi wo ku muhanda nyagasani. Engineer abyumvise nawe byamukoze ku mutima, burana amagambo umuntu akubwira ukayumva. Ati rero rwose mbabarira ndakwinginze cyane. Uyu nawe wibuke byose yakoze nawe ntago ari we witegeka, nawe afite abamwubaha, abo yungirije nyine bafite boss we, nawe umutegeka icyo gukora, afite umuhama wayiza. Arangije aribaza ubuse koko uyu mwana koko nabigenza gute? Ndetse ahangaha bidatinze uyu mukobwa Edina aravuga ati please ndakwinginze, niba hari ikintu ufite cyo kuba wamfasha, ndakwingiza rwose ndeka nirarire muri ino nzu, ndeka nje nibera muri ino nzu, kuko n'ubundi nta hantu mfite ho kujya kuba, habi na hamwe ubuzima bwanjye bwose nabukeshaga ahangaha, rwose sinjye kukubeshya. Uyu aravuga ati umva rwose sinjye kukubeshya, nanjye ntabwo nshaka gukora ikosa na rimwe ryatuma akazi kanjye kajya mu kangaratete. Ati rwose ndagusabye, atumva wikwigora, nta kosa na rimwe ushaka kuba nakora ryatuma nirukanwa ku kazi, kubera ko nanjye aka niko kazi mfite, mpahishiriza abana banjye n'umugore wanjye. Ariko Edina nawe aca bugufi agira ngo musabe imbabazi, wenda arebe ko n'umwenjenyeri yamuha uruhushya rwo kujya araramo. Yaravuga ati rega nta kintu nabikoraho, kereka wenda boss wanjye aramusabye yemeye. Ntiwarebye ibyabaye se? Mu kanya jangaha yaramereye nabi, yaramitanye kandi nawe wabibonaga. Ati none shaka kumbwira uri kumva nabikora ute? Ati please niba wananjyana iwawe rwose hanjyane, ariko ubuzima bwo kuri hanze ndaburambiwe. Atumva genda ufate utuntu twawe rwose wisokere wigendere, nanjye mfite umuryango rega, mfite umugore n'abana, ubwo se nakujyana mu rugo iwanjye nkande? Mbwira nawe unsobanurire, mu rugo iwanjye ibintu byose barabyishoboreye, genda ufate ibyo rwose wigendere, nanjye wijya kunteza ibibazo wa mukobwa we, wijya kungora unteza ibibazo. Yaramuhakane yaramusembera, ubwo bidatinze umukobwa nawe yaragiye apakira utuntu twe, nta gikapu yagiraga yabitwaraga mu gashashi. Arangije nyine araboneza aragenda. Ese arerekeza he? Ku buzima bwe twabonye kuva filime itangira yari buze kugana hehe? Bidatinze babagabo bakoranaga bose bari batangiye kuba inshuti, bose yabaciyeho yigendera agenda, kandi wibuke yakoraga cyane no kubarusha. Ariko muri aka kanya ubu nta kintu yabaza babwira nyine, ubu nta n'isano bagifitanye kubera ko bamaze kumwirukana. Ibyo bidatinze uko yagatashye twagarutse hano ku ruhande, wa mubosi Izadi yaje ahantu hambere twatangiye filime mu gice cya mbere, uriya mukobwa Edina akorera. Araza asuhuza wa musore uhari yitwa Devu. Aravuga ati Devu bimeze bite se? Ati ni byiza cyane rwose nyakubahwa. Ati ntiwaherukaga ahangaha? Ndetse uyu mugabo Izadi wa mubosi aravuga ati nzi ko mbona irungu ryakwishe cyane, usigaye uba ahangaha wenyine, byagenze bitate? Maze igihe kinini cyane rwose nibana ahangaha, rwose sigaye nibana ahangaha, nazanye umukozi ariko nawe sinkimufite, bisobanuye ko aka kazi sigaye nkakora njyenyine. Ati none se wa mukozi w'umukobwa mwabaga muri kumwe yagiye he? Ati ati se ni uwo nguwo? Uriya mukozi rwose singiye kukubeshya, uriya namaze kumwirukana kera, uriya naramwirukanye. Umugore wawe Martin yaje ahangaha, amaze kuhagera uriya mukobwa amumennyeho amazi, Martin arambwira ngo mwirukane. Ati ubwo rero ntabwo nigeze ntinzamo, nahise mwirukana. Kandi nanone Martin rega buriya niwe muntu nzanira amafaranga ahambaye ahangaha, kandi nanone ibi byose mfite ahangaha bisa nkaho ari nawe mbikesha.
kuko hari n'inkunga yagiye antera nyinshi. Ati ubwo rero ntago nakwirirwa mbitindaho rwose, uriya nahise mwirukana kera hose, ntago akibaha ngaha, umuheruka kera rwose sinjye bukubeshye. Ndetse umugabo abyumvise neza, yumva umugore we niwe yagize uruhare mu kwirukanisha uriya mukobwa twabonye ari mu buzima bubi, uriya mukobwa Edina. Uyu mugabo abyumvise neza ati rwose umugore wawe yaraje arambwira ati mwirukane, yamennyeho amazi ngo yanyangirije ikanzu, nanjye hita mbikora gutyo kuko ntabwo nari kure ku mukiriya w'imena kuri iriya mburamukoro. Ati none se wa mukobwa waramwirukanye kubera umugore wanjye Martin niwe yaje aragutegeka arakubwira ati mwirukane? Ati cyane rwose nyakubahwa. Ati ahubwo nyine ntubitindeho ibyo ngibyo ujya guta igihe kuri iriya mburamukoro, cyane kuri uriya mukobwa ataranashoboye. Nta mukobwa umuri mu buzima bwe bwihora, atuzi ubuzima abayemo, abayeho mu buzima bubi. Ati po bose mwihorere ga, ubuzima bwose yaba abayemo ibyo ntibimureba. Uriya mukobwa yari ikigoryi pe, amena amazi kuri mabuja ajye kumumenaho amazi kwa kariya kageni. Reka ubwo ubugumye aho ngaho mbaze nkuzanire kariya gafuka ntaribi ubijyane. Ariko naho ubundi nagira nkubwire ngo rwose uriya mukobwa ntumuteye igihe umutekereza, rwose kumutekereza ni ukwitera igihe. Bidatinze Devu yaragiye amuzanira ka gafuka yaramubwiye ko agiye kumuzanira, aravuga ati byose birimo byuzuye reba. Uyu mugabo twabonye ari munyakazi atitaye ku mafaranga afite, yarakoraga kandi agakora akazi kose. Ibyo byarabaye gusa amenya amakuru ko umugore wari we wagambaniye uriya mukobwa Edina. Ibyacu bidatinze akimara kumenya amakuru, uriya mugabo Zadi yatashye mu rugo. Sasa witegereze urebe, gusa ataha yarakaye cyane n'uburakari bwinshi. Ageze ahangaha aravuga ati ubundi urinde, kugeza na n'ubu ntabwo ndasobanukirwa uwo uriwe, ubundi ushatse urinde ntabwo ndabyumva. Ari kubwira umugore we Martin yigira nkaho atunguwe cyane, aravuga ati ariko baby nawe uri gukina koko, ntabwo uzi ko ndi umugore wawe Martin se? Ubwo nawe uri mu mikino rwose. Uyarangije aravuga ati oya ndashaka kumenya gute utinyuka ugafata ibiryo umuntu yashyize ku munwa warangiza ukabimukuraho, kandi uwo muntu yabishyize hashonje ukabimukuraho? Uba wumva uri iki? Uba wumva usobanuye iki? Uba wumva uhambaye? Uri Imana ubundi wowe? Tekereza nawe wagejeje ibiryo ku munwa ushonje, aricyo gihe ubiboneye, nta nandi mahirwe yo kubona ibindi biryo, warangiza ukabikura bakabigukuraho. Wewe wakumva umerewe ute? Ndashaka usobanurira neza, wakumva umerewe ute? Sobanurira neza. Yarangije aravuga ati ariko baby ugira ngo si ibintu uri no kuvuga ndi kubyumva neza? Ntabwo ndi kubisobanukirwa rwose. Ndetse bidatinze uyu mugabo aravuga ati wabisobanukirwa gute se? Nagira nkubwire ngo uri umuntu mubi cyane, uri umuntu mubi cyane, kandi ibyo bintu bishiye mu mutwe wawe. Uzi uriya mukobwa wirukanishije, uriya mukobwa wakoraga kwa Devu, ugenda ubwire Devu ngo amwirukane, niyamara kumwirukana uzi ubuzima arimo? Sobanura nabyo se kutabizi, nabyo ngo ntabwo bizi. Uzi ko nagiye nkamusanga aryamye muri iriya nzu ndi kubaka, iriya nzu itaruzura, nkanga no kumufasha, nkabura icyo namufasha kubera bitewe n'ukuntu nabanze kubicanganwamo ukuntu byabanje kuncanga cyane, nanjye numva birandenze. Gusa natunguwe cyane ubwo Devu yaramaze kumbwira ko ari we wamubwiye ngo amwirukane. Rero nagira nkubwira ati uwo mutima ufite nushake ubisubika ibintu uri gupanga. Ati aske uri kuvuga ka gakobwa k'inzererezi ko ku mihanda, kari gakobwa rwose n'igihe wakirukanishije. Nabwiye Devu ngo agatumure akirukane bitewe n'ukuntu kari kanyangirije ikanzu, karanyangirije rwose. Uyu mugabo aravuga ati ikanzu ni igiki? Ikanzu ni igiki? Wafashe ikanzu uyigereranya n'ubuzima bw'umuntu. Ubwo uzi ubuzima uriya mukobwa abayemo, ubwo ari wowe wabugushyiramo, wabyitwaramo ute? Martin, hari igihe ndeba nanjye nkabura igisobanuro cyawe, nkabura akamaro kawe, nkabura n'uwo uri we, nanjye nkibaza impamvu namenyanye nawe. Uri mubi, ntabwo niyumvisha ukuntu ushobora gutinyuka ugafata ubuzima bw'umuntu warangiza ukaburutisha ikanzu. Ikanzu wari kugura indi, ariko si ubuzima bayemo hagize ikimubaho, ubuzima bwe wagenda ukongera ukabugura, wabigenza ute? Ari kwangara hariya hanze mu buzima bubi, ari kurara mu mibu imumereye nabi, irari mu rwinga nijoro ryose, bugacya mu gitondo ataniyoroshe, nta byo kurya afite, kandi urahanga urarya ukanasigaza amafaranga ukanayapfusha ubusa. Ariko ntago watangwa no gutekereza kwirukanisha abantu, niho umutima wawe uba wibereye. Reka nze nkubwire rero,
nagira nkubwire ko ntaramenya uwo uri we kugeza na n'ubu ntabwo ndagusobanukirwa, kuko iyo nkurebye ndakuyoberwa. Ntabwo niyumvisha umuntu nkawe utagira umutima wa kimuntu, umuntu nkawe utiyumvisha ko abantu bakeneye kubaho, umuntu nkawe yumva yaha agaciro ibintu kurusha abantu. Na n'ubu rwose ntabwo ndagusobanukirwa, kandi witekerezeho Martin. Nagira nkubwire ko ntakuzi, ntabwo nkuzi, ntabwo ndagusobanukirwa. Uyu mugabo byaramurakaje cyane, kandi koko biranababaje. Ibyo bidatinze uyisigaye anga yibaza, birashoboka se? Ase sheri wanjye ari kumbwira gutya, ambwira nabi ko aka kageni kubera ko ari agakobwa ko ku mihanda gusa, iriya nzerere zirambeba. Nibyo uri kwigira biraza gushira. Kari agakobwa rega karampemukiye nanjye, ntabwo nagombaga kukababarira. Uyu nguyu yaricara ashaka rya amafaranga atakoreye, hanyuma rero yamara kumva yahaze amaze kumugera kure, akagenda akirukanisha n'abandi bibereye mu turaka twa makeya, akavuga ngo nibabirukane. Ibyo byarabaye. Uriya mugabo Zadi yararakaye cyane. Ku munsi ukurikiyeho yaje hano ku muhanda gushakisha wa mukobwa. Uyu mukobwa ari kugenda abona imodoka iraparitse. Ikimara guparika hari uwavuyemo, uyatangira kuvuga rwose nyakubahwa ndakwingiza, muri iriya nzu yawe kuba naryamyemo ntabwo nzongera kuryama mukundi, ndakwingiza rwose, ni ubufasha rwose, nari nabuze ahantu ndara, ariko nayivuyemo sinzongera kuhasubira na rimwe. Ariko ubwo yavugaga ibyo byose, uyu mugabo ntabwo aricyo cyamugenzaga. Aravuga ati tuza rwose. Ati ubuse ndashaka kumenya ubundi uri kujya he, ugiye he koko? Ati ntaho uzi nyine. Ubwo muri ako kanya akimara kumenya ko ntahazi nawe yahise amufata akingura imodoka, aramubwira ati njira mu modoka. Nakubwiye ati uno mugabo yakoreye amafaranga, ariko nanone ntabwo aba yifuza kubona abantu batayakoreye babayeho mu buzima bubi. Kandi nawe Imana nigushoboza uzakore buryo ki bwose ukoresha iyo bwabaga, urebe buryo ki wagira undi uremera nkuko Imana yakuremeye, nawe uremeye undi muntu nta kibazo. Ndetse bidatinze yarabanje araza mugurira ibiryo. Uyu mukobwa yarashonje cyane. Wibuke neza kurya muri buriya buzima yararimo byabaga bimugoye, kuko yabonaga ibiryo bigoranye cyane. Amaze kumugaburira ahita amuzana mu rugo iwe. Bakimara kuhagera umukobwa yarasohotse bitewe n'ahantu yabonye yikangamo. Yageze ahantu hasirimu, ahantu mu bakire cyane, aratungurwa cyane. Ndetse wa mugabo nawe ava mu modoka. Uyu mukobwa aravuga ati none ahantu nzanye ni hehe? Ahantu haba ari Burayi cyangwa? Uyu mukobwa nibyo yarari kwibaza. Ati mbega ahantu heza we. Ndetse uyu mugabo nawe aravuga ati aya nta kibazo rega, rero ahangaha uri kureba gutya muri uru rugo niho nibera. Ati kandi andi makuru meza nagira nkubwire, ntabwo uzongera gusubira ku muhanda ukundi, kubera yuko nakuzanye ahangaha kugira ngo nyine uze ububa ahangaha, kandi ahangaha mpabana n'umugore wanjye twenyine, nitwe twibera muri runo rugo. Rero natekereje numva uramusuje ahangaha ukava muri buriya buzima ukajya urya hano ukadukorera tukaguhemba. Ati kandi ikindi muri ino nzu rwose, iyi nzu uri kutangarira uvuga ati ni hanze ngo ni Dubai, nagira nkubwire ko ino nzu rwose ndibuze kuguhama icyumba kimwe uzajya uraramo ukajya ukora ukaryamamo. Uyarangije arikanga ati koko boss ngewe? Ati cyane rwose nta kibazo, ahangaha rwose nta kibazo, aha ni iwanjye hose, uzajya ugenda uryame muri iriya nzu ahangaha hose uzuhatembere. Ati ngenda ahangaha n'amaguru? Ati ubwo nzagenda n'ibirenge ariko. Ati boss sinjya kukubeshya ahantu sinagendesha n'amaguru, nungu muri akanya mahagaze rwose ndikumva afite isoni cyane, ndikumva nagakwiriye kuba nakuyemo inkweto. Ndetse arangije aramushimira. Uyu muboss aravuga ati umva nkurikira rwose tujye mu nzu, mbanze nkujyane usuhuze madamu wanjye, hanyuma rero ubuzima bukomeze. Uyu yaratunguye cyane, yaravuye mu buzima bubi, ubuzima bukarishye, ariko wenda hari Imana yawe imuhinduriye fishi. Byacu bidatinze akimara kwinjira ahangaha Martin yahise ahaguruka. Ndetse mu guhaguruka ntago uko yari yishimiye umugabo we, yahagurutse ahubwo n'uburakari bwishe. Aravuga ati baby ibi ni ibiki? Iki ni igiki winjiranye? Wumve, iki ni igiki winjiranye muri ino nzu? Ntabwo byumvikana. Ndashaka kumenya iyi mbeba uyijyanye he? Buretse ho gatoya uriya mukobwa yaragiye kumusuhuza, arangije atavuga ati umva cungamwe n'izo ntoki zawe, ntabwo nkeneye kwandura amabagiteri uba ufite muri izo ntoki zawe zuzuyemo umwanda, ntabwo bishoboka baby, nawe rero ndashaka kumbwira, reka nkugaruke. Uyu mukobwa nako iyi mbeba yifuku iyi panya uyijyanye he? Sobanurira neza, ntabwo byumvikana. Basi si umubwira akaguma hanze, hanyuma rero yamara kuguma hanze ukamubwira icyo ushaka. Ati oya baby ntabwo ari uko biri,
yari kuguma hanze se kandi ari umukozi wanga agiye kujya akora muri runo rugo. Uyu arikanga avuga ati iki ntabwo numvise neza ibintu uvuze. None se oya nta mukozi ndi kubona hanga, uwo mukozi ari hehe? Uyu mukobwa urabizi ko yanyangirije ikanzu. Uyu mukobwa uramuzi ko ari we twashwanye mwanga kubi. Ati bebe ariko ibyo by'urwango bigabanye kubera yuko agiye kumara igihanga tuzatubana umunsi ku munsi. Aravuga ati oya ntabwo byumvikana, ibi bintu nge ntabwo nashobora kubyihanganira. Nge mbana n'ino fuko, mbana n'ino mbeba mu nzu imwe, ntambuka ahantu hamwe nawe akatambuka. Ngaho da hanyuma rero nkarya ibiryo yateze. Baby ndashaka kumbwira neza iyi mbeba wayisohoye uyivanye? Ati nanjye nakubwire ga tuza ucishe make muturane kuko muzakomeza kubana umunsi ku munsi azaba muri ino nzu, kandi nagira nkubwire neza ko rwose azayibamo yemye akayibamo neza mu mahoro. Ati baby tuza, ibyo bintu rero nanjye ntabwo nabyemera kandi nta nubwo nanabyihanganira. Muri runo rugo turishoboye, akazi kose ndagakora, kandi uno mugore wibuke neza nta kintu na kimwe ajya akora, ni ukwirwa yicariye akora inzara ze yitera ama makeup. Yarangije aravuga ati njyewe nagira nkubwire ko rwose iyi mbeba niba uyizanye ahangaha ikaba ijangangwe ize kubana n'abantu, uzayubakira akazi kayo hanze igibamo ndetse uyigurire n'amasahane yayo. Sinshaka kuyibona muri ino nzu, ntabwo ushaka kubona imbeba nk'ingiyi yinjiye mwaha mu nzu, simbikeneye habe na gatoya. Ati rwose nkugereye inama, kandi inama ya kigabo, kuko ndi kubona wamaze gutana, sinzi ibintu uri gutekereza. Uragenda ugatoragura buri kimwe cyose ubonye warangiza ukakizana muri ino nzu. Ndetse wa muganga akomeje kumva ibigambo ahita avuga tumva nkurikira twigendere. Akimara kumubwira ngo amukurikire, uyu Martin agira umujinya akagenda amwirukaho avuga ati akako nzakiyicira, akako nzagahitana nta mpuhwe nzakagirira. Ndetse Edina yari yikubise hasi, wa mugabo ahita agaruka. Mu kumara kugaruka asanga umugore we yari agiye gukubita Edina. Arangije avuga ati ariko ndi kwibaza uri gutekereza cyangwa ubwonko bwawe bwatannye? Tekereza neza utekereze kabiri. Ati baby ntabwo nabyihanganira, uwo mukobwa ntago azaba muri ino nzu. Yagira ate ibyo azakoresha byose nagira nkubwire ko ino nzu atazayivamo. Uyu mugabo yumvise afite amagambo menshi ahita afunga, uyasigara yarakaye. Ubwo bidatize tutatugaruka mu cyumba uyu mukobwa Edina baba bamuzanyemo ngo azajya araramo. Yamara kuhagira uyu mugabo akamubwira tuzajya uryama hariya. Ati ngiye ndyama kuri buriya buriri? Ati boss vugisha ukuri, ngiye nkaryama kuri buriya buriri? Ati cyane rwose buriya buriri ni ubwawe, ni wowe uzajya uburyama rwose wenyine, nta wundi muntu muzamurarana. Ugereranyije avuga ati oya oya ntabwo byumvikana, ubuse buriya buriri bwose ni ubw'abantu bangahe? Ati rwose boss ndagushimiye cyane, nta nyiturano nabona muri aka kanya naguha, ariko nagira nkubwire ko umunsi nzakorera amafaranga nzakwitura, nzatuma neza uticuza impamvu wamfashije ukankura muri ubu buzima. Wa mugabo avuga ati rega ntago ari ngombwa kunshimira, ntago bikenewe cyane. Ati boss ukwiriye amashimwe, ukeneye amashimwe rwose, ukwiriye amashimwe nk'igihumbi, amashimwe atabari. Ariko nanone buri kimwe cyose ukora n'undi niyo twebwe abantu tutagushima, Imana ibibireba, ibifite igisubizo cyayo, ibifite byinshi yakora. Kandi nagira nkubwiye ko rwose Imana izaguha umugisha, wakoze cyane. Uyu mugabo amaze kumwereka uburiri nta kindi yakoze, se yisubirira yigendera. Ariko nanone Edina mu gusigara ahangaha byari ibyishimo kuri we. Yabanje gukora igitaramo nyine cyo gutaha uburiri, arabanza arasuzuma neza ngo arebe ko boss we yagiye. Arangije avuga oh my god, ibi ni bikimana yanjye, ndebera we uburiri. Ndetse yaje ahangaha aravuga ati se ngaho sibwo Imana yubuye ifishi yanjye, ubu ngiye kuryama kuri buno buriri? Ati ariko ntabwo mbyumva neza, ubu buriri ntabwo ari ubwanjye gusa, reka nze mbanze nicekeho, hanyuma rero numva ukuntu bimeze nibwo ndi bumenye niba ari ubwanjye cyangwa atari ubwanjye. Ubwo tayaratangira kubukiniraho. Tugaruka hano mu cyumba, umugabo agarutse mu cyumba w'umugore wari. Arangije avuga ati baby nta gisobanuro na kimwe nyifite muri runo rugo. Uyu mugabo avuga ati ariko baby ntabwo ari uko biri, kubera icyo ufata ibintu ukabifata uko ntabikubwiye, uko kuntu uri gufata ibyo bintu ntabwo ariko biri, nta nibwo ari nacyo naringamije. Ati rwose urabizi ko ngukunda cyane. Ate ndabivumbuye, mvumbuye impamvu noneho wakoze ibi bintu, kubera ko wamaze kumenya ko uriya mukobwa mwanga, kubera ko wamaze kumenya ko uriya mukobwa ntanakunda no kumubona,
kubera ko wamaze kumenya ko uriya mukobwa nta kintu na kimwe kiwe nishimira, wahise ugenda ufata umwanzuro uravuga ati reka muzane mu rugo, hanyuma rero aho nzajya mubona kugira ngo ntere umujinya, kugira ngo ntere uburakari, ahantu hose nzajya njye mpura nawe n'ibyo wari ugamije. Baby ndakuvumbuye noneho, ase ubundi urwango unyanga ubundi uzagezayo. Wumva uno mugore ukuntu yatangiye kubwira umugabo ngo aramwanga kubera ko yafashije uriya mukobwa. Ati uriya mukobwa wamuzanye ahangaha ndabizi, rega wibihakana kugira ngo mbangamire, kugira ngo nzitire, umbuze ubwisanzure bwanjye kubera ko namwangaga, niyo mpamvu wabikoze. Uyu mugabo avuga ati baby ntago ari uko biri. Uriya mukobwa namuzanye ahangaha kubera ko yari ari mu buzima bubi, namuzanye ahangaha kubera ko yari akeneye ubufasha. Urabizi ibyo wamukoreye nawe, nta kazi na kamwe yari afite. Uyarangije aravuga ati none se ibyo ngibyo bikaba muri business zacu gute? Ibyo ntago bitureba. Ubwo bisobanuye ngo uzajya ugenda ukoyora aho ubonye abantu bose uterura ngo bazane muri runo rugo ngo nukuri gufasha. Si ibyo bikurikiyeho, ejo bundi noneho uzagenda uzane n'abajura bazampitanira muri ino nzu. Uriya mukobwa uramuzi? Ntago ari uwo muri famiye yiwanyu, nta nubwo uzi naho aturuka. Baby tekereza kabiri tumwirukane nyagasani. Wumva umugore uraha. Martin yakamejeje ngo ntago akeneye kubona uriya mukobwa ukundi. Uyu mugabo arangije aravuga ati wenda ni nagutera imitomo uraza kubyumva. Ati baby reka nkubwire, ni ukuvuga ati uriya mukobwa nta kazi agira, wamaze kumwirukanisha, rero yarabayeho mu buzima bubi. Ati kandi baby ndabizi uwo mutima mubi ntawe ufite, ndabizi rwose uri umugore mwiza kandi nagukunze, nakubonyeho iyo mico yose, imico myiza cyane. Kubera iki kweri wakwitwara gutya? Ndabizi ko ufite umutima ufasha, kandi ndabizi ko njyewe nawe twembi turi couple rwose yuzuzanya, sibyo baby? Reka tumwakire, sibyo? Amukinisha nyine anamukirigita, wenda avuga ati hari ni yaseka tukishimana njyewe nawe tukaganira twishimye, ari buze kubyemera. Ati baby rero ndakwinginze byemere. Ati ndagusabye byemera. Ati baby nawe rero ndishije amayeri. Ati oya ntago ari amayeri bu, rwose byemere rwose. Turose uri kumva nahakanira zadi wanjye nkazemerera nde? Nubundi ko buri kimwe cyose umbwiye nkemera, ubwo nyine nabyemeye nta kundi. Ubwo nyine namaze kumwemera, nose ubundi namuhakana bikagenda bite? Niko no mukobwa yahise avuga. Ndetse bidatinze uyu mugabo aravuga ati yego baby, ubundi ni wowe wanjye kandi ni wowe nzi rwose. Uriya wundi ntago nari muzi, uriya wari uri kukuvugiramo uvuga ati ntitumwemereye, uriya ntago nari muzi, sinzi aho yari aturuze. Ibyo byose byarabaye, ndetse nyuma y'uko ibyo byose bimaze kuba, ku munsi ukurikiyeho twagarutse ahangaha bari kurya. Ndetse uko bari kurya uyu mugabo yari ari gusangira n'umugore we, ubwo ni Martin ndetse n'uriya mugabo Zadi. Ariko nanone no mugabo abona wa mukozi nta uhari ku meza, aramuhamagara arangije amubaza ati none se Edina waba wabonye ibyo kurya ra? Ati wapi ntago nigeze mbona ibyo kurya. Uyu mugabo arangije aravuga ati ntago wariye? Baby wagiye ukamuhereza ibyo kurya koko? Uri kubona amasaha atarinze, wamutindiye cyane rwose. Twebwe turi hafi kurangiza kurya, ujye umwarurira nawe byose birangire, ndetse rwose ntago mbashaka ibintu bitinda. Ati ninde uri bujye kumwarurira? Ako baby nawe urakabya rwose, njyewe njye kwarurira ino mbeba, njye kuyarurira se yakoze iki? Wumva no mugore? Ati baby rwose uri kunsuzuguza nawe, ndajya kumwarurira yakoze iki cyatuma njya kumwarurira? Ati baby nyine nibyo ndi kukubwira, arashonje akeneye kurya nkuko nawe uri kurya, nawe ni kwinjiza imwishi. Ati none uri kumva kuba agejeje isaha atararya kandi twirwanye hano, uri kumva wowe adashonje? Niyo magambo yabwiye umugore we. Umugore warangije aravuga ati koko se urashonjera? Nta gushonje, reka nta misonzere iri aho ngaho, urashaka ko njya gukwarurira? Ariko koko abakozi sha mukunda amapeti pe. Ati baby ahubwo buretse ho gatoya, nta muntu ukuri kumva ra? Nkomeje kumva umuntu uko rwose wagaparufe gahenduzi. Uba wigiyeho hirya, kiramo intera ukomeje kuntukira cyane. Uyu mugabo aravuga ati baby ariko ibyo nakubwiye nibyo uri gukora? Ndetse no mugabo byari byaramubabaje, aramubwira ati umva ngibyo ntabyo ndi kumva, genda umuhe ibyo kurya yirire, hanyuma ibyo byose birangire, kubera yuko ibyo bintu nawe uri kuvuga uzi neza ko atari ukuri, uzi neza kuri kwigiza nkana. Atumva shyiramo intera, igira hirya mbona ntambokana, kubera yuko rwose umwuka mubi umuntu ukuranga ufite
rwose wanukije ntabwo nabona ahantu nyura. Ndetse ibyacu bidatinze uyu Martin ahita ahaguruka aravuga ati umva ujye ugenda mbere usigemo intera kuko ntabwo ndi gushaka kuba nakwegerana nawe, ntabwo ushaka kwegerana nawe rwose, ihutisha nyagasani. Ndetse uyu mukobwa nta kindi yakoze, yaje mu gikoni agiye gukoramo ngo amuhe isahane, ahita avuga ati umva buretse wikora kuri ayo masahane uramenye, nta soni uritora wowe ugakora ku masahane, ntabwo dukeneye umwanda wawe wo muri iki gikoni, byonyine no kuba uhakandagiye ubu umwanda wabaye mwinshi. Ati rero ujye ucunganwa n'ibikoresho by'ahangaha, nta gikoresho na kimwe cyawe tuba dukeneye gukoraho kubera yuko izo mikorobe ufite ku ntoki, ayo mabacteria ntabwo tuyakeneye. Ibyo ni ibyazaduteza indwara, mu minsi mike ugasanga byatangiye kuturenga tuhora kwa muganga. Igira hirya winyegera kandi ntugire ahantu hamwe ukora, ntuze kugira ahantu hamwe ukora aho ngaho, wigira hirya rwose kubera yuko ufite rwose agahuyu kabi cyane. Hari abantu nigeze kubwira bigeze kumbaza ngo agahuyu ni iki. Agahuyu mba nkoresha mwanga bisobanuye nk'akanuko. Aho ngaho nizere ko mubyumva. Araje tangira kumwarurira. Nyagasani ndebera ibiryo yaruriye umuntu. Ibi biryo koko niyo waba warahaze kajana warijuse, ibi biryo koko byakumarira iki? Ndetse izo zari imboga ubwo asigaje kwarura n'akawu n'intoze yari batetse intuzi ubugari. Reka witegereze undebere nawe, ubu koko ibi bintu sagahimano. Ndetse Edina nawe arituriza ahagarangwa kuko n'ubundi ntacyo yari bubikoreho. Ibyo bidatinze ndebera ubugari bamwaruriye ngo ari burishe ziriya mboga. Ese koko turetse kubeshya, uko waba uri mu wuru wo mu bakire kose, uko waba nyine warijuse warahomwe n'ibiryo, koko turetse kubeshya biriya biryo byakumarira iki? Noneho umuntu nk'uyu nguyu uba yari amaze n'igihe atarya, ubuzima bwe buba bwarabanje kumuvanga. Icyongereho noneho cy'ubugome, yafashe amazi yongera muri ka gasupu. Ubwo muri make ngo ari kongera isupu ngo ayikuyitubura kugira ngo ibe nyinshi. Yongeramo amazi ndebere nawe. Amaze kuyongeramo aramubwira ati icara ahangaha urya nyagasani. Edina yahise yitora kubita amarira bitewe n'ukuntu no mugore amwanga nta n'ikintu bapfa. Ndetse yarangije aravuga ati okay, ibiryo byawe ni ibi ngibi. Ati kandi nanone attention wa mukobwa we, ibi biryo ukaza kwibesa ukabisiga, ukishuka ukabisiga, ugasiga na dukeye. Uraza kunsobanurira ninde mbwa yawe irahanga usigariza, kandi ibyo ndibuze kugukorera uraza kubibona. Ndaza kuguhemukira mu buryo ki utigeze uhura nabwo. Uri kundatira ngo wahuye n'ubuzima, nagira nkubwire ko ubwo giye kubamo muri runo rugo buri buze kukubana ibibazo. Biriya biryo byose ubimare kandi uze kwirinda kugira ikintu na kimwe ukora aho anga ujarajara, kubera yuko iki gikoni cyose washiduka wacyujemo ama mikorobe, wacyujemo ama bacteria. So ubwo usanga nyine biduteye indwara twese famiye yose ahangaha. Rero ikizima uze kwirinda kugira ikintu na kimwe kubaganya, ntuze kugira ahantu na hamwe ukora. Nari amasahani uri buze kuriraho uyarire utayakozeho. Sinzi ubwo nyine ubwo muri make ko yamubwiye ngo yarire hatayakozeho. Aramubwira ati waje muri runo rugo wibwira ngo uri guhunga ibibazo, wibwira ngo wenda ubonye umutekano ngo ubonye amahoro. Nagira nkubwire ko rero uru rugo uzarukubitirwamo, uru rugo uzarubabariramo ku buryo uzagira hahandi uzajya wicuza impamvu wavuye ku muhanda ukaza kuba muri runo rugo, kubera yuko nta munsi n'umwe nzigera nguha amahoro, nta munsi n'umwe nzigera nkubabarira. Nzagutesha umutwe, nzagucunaguza, wicuza impamvu waje ahangaha. Ngo ni ibisubizo byawe wazisubiriye ku muhanda mu mahoro, ndetse ukagenda ntiriwe rwose nk'ufosinga, ntiriwe ngushyiramo imbaraga, nkwibwiriza nyine ngo genda uvanga. Aramubwira ati hey, nige nawe tuzabonana, atubimare uze kwishuka ugire n'agake usigaza na gato n'akadonyo kamwe. Ndaza kukwereka ko ako kadonyo kaba kishyuwa amafaranga, ndaza kukwereka ko ako kadonyo buretse ugatoya ndakwereka. Aramubwira ati umva kandi wicunge mu byo ukora byose, umaking sure ko utari buze kunyura mu nzira nyuramo, aho uzajya umbona ujya umpungira kure, dore uko gikanura ubundi ikintu kitanavuga. Teka nkwega n'aya matama yawe. Use koko ariko umuzizi iki? Nta kintu na kimwe yamutwaye, ntiyamututse. Buriya rero nta kintu kibi nko gutuka umuntu utagusubiza, cyangwa se gukubita umuntu ubona n'ubundi atanagusubiza. Buriya rwose ibyo bintu uba uri kwivuna. Ibyo bidatinze
Edina nyine yemeye gukora ibyo wamubwiye aca bugufi, agomba kuza kurya wanga, ariko nanone n'ubundi amarira ntabwo yaburaga, byose yabikoraga arira yibaza ati ese Imana nacumuye iki, ndagira ngo mbonye ibisubizo ahubwo nkasanga ni ibibazo mbonye, nagira ngo ubuzima bugiye gutangira bumere neza ahubwo nkasanga butangiye kumera nabi. Ubuse basi no mugore we naba naramutwaye iki, nta kintu kibi nigeze mukorera, kubera iki yangendaho kwaka kageni? Ndebera nawe bamubujije gukoza intoki ku isahane, ubwo nyine kwari ugukozamo agatoki. Ndebera iriya supu bari bamuhaye ngo ari buze kurya, ndetse mukandaje mba kandi gace. Ciao ciao, ndabakunda cyane.